tubaye ikaze rero kuri televiziyo y'u Rwanda. Nagije bireba y'u Rwanda. Oya, ko uramenye. Yarahagura. No sitinya televiziyo y'u Rwanda. Tinya televiziyo y'u Rwanda. Y'u Rwanda. Ubundi iyo uri kuri wambonye uri mu banyarwanda, uri tangira usuza aba diaspora rata. nta mu diaspora y'umuremera. Yes, harya ngo intara ya gatanu cyane ya gatandatu. Yes, bafana mudukunda kandi mudukurikirana muri mu bindi bihugu. Banditsuze Noti TV. Umutera nkunga wanjye ukomeye n'abandi bantu bamwe runaka n'iki n'iki. Turakunda kandi tubikuye ku mutima, tiramwe na yambwanye mukunda bitanya gahene. Uvuze ngo ndamwe na yanyu mukuru cyane bitanya gahene. Nyagahene rero turakwakiriye kuri televiziyo y'iki n'iki. Bona wagira ikigira bw'ubyo bw'abanyarwanda. yes. Abana dukurikira mukagira Imana mwe. Imana ibaho umugisha. Subscribe, share, comment na kaboro bwere Nyagahene umuturumbuye. Nyagahene si Nyagahene ubwe ni tara yigendera ngaho uragenda nka roho mbi. Roho mbi. Yo nyine si. Turabona umukobwa wanyu mukunda nawe amwita Tony w'Irwa. Tony wa Kagoryi we. Ariko niba yambaye kariso y'icyuma niyo ari kariso. Tony. Bego umuzika kumara ukara. Oya reka badana yifatira akantu ariko. No kuvuga ngo rero bafana banje mu nkunda kandi mu ngurukira murabizi uyu mutipe nicaye kuri kamera ya cyangwa kuri channel ye n'umuntu wanje. Umuntu ufasha ubuzima bwa buri munsi. No kuvuga ngo rimwe na rimwe Bobo. Ni Bobo, we sundi nindi. Yes. Bobo yenda mu bantu. Nasaze bamaze ibintu n'abantu n'abantu babiri nshima. Bobo. Harimo Bobo. Akazamo Tony n'uwo bita Jado. Jado. Yes, n'abantu nshima rwose kuko buriya no kuvuga ngo umuntu ugufasha atitangire kuki umuntu aba ari umuntu wawe. Kwitama. Urumva. Banyu bose nkajya Nyagahene kari imbwa yari kumfasha iki. Amaze muri kino gihe bimaze igihe kirekire. Agufasha kuvuga. Kuvuga se arabihindusha. Arimo arandebera igifu cyane kigutiza. Ayiwe. Ko mu foyibondo nibyo bita foribondo. Cyangwa foribondo nuko. Arantutse. Nanjye ngo mpita nkora ikintu bitari ariko no ngo bantu nuko Nyagahene yagize Imana akaba gifite ababyeyi bomba akabakirya iwabo akiva ngo bamuki ibiryo biki. Yaza ko badafite ababyeyi ubo warasaze n'imbere y'Imana. Buri mwe upfa. Aracyarya iwabo. Usiba kikijwanga. Ni Borodog. Yego. Izo Borodog. Bobo. Uyu mugabo ni inshuti yanjye. Impamvu ari inshuti yanjye. Icyo nkoze cyose ntabwo kimubabaza. Nta cyamubabaza ate. Nyamabondo ni rasta. Nyamabondo ni ikimara ni ikiwerewere kiraho ngaho. Ntacyo nica nta nicyo nkiza. Nyamaho si ubwa mbere ubonye Nyagahene atafite agacupa. Oya ahubwo barimo kumugora nk'isekurume. Oya ahubwo no banga uyu nara umuntu twitambitse imbere afite imbwa y'umusyo koza none wumve. Oya yewe cyatose. None wumve. Arababonye. Yavuze. Haleluya. Baba we. Amen. Jose Nyagahene babaze bisho ko niwe buri mu mwuka ko niwe wavamo. Wahita uvamo. Oya ndebera. Afite hariya kanari. Kanari uzi cyari cyo. Kanari box. Ari kanari box. Noneho ukabona kanari ya ruguru. Afite kanari. Ubundi kanari ni umuyoboro. None ikiyoboro afite ni ikiyoboro wajya ngo bagikoresheje igiti. Abagabo barya neza. Ariko nakare nako nago karya nabi. Oya umukobwa yaragumiwe, umukobwa yabuze umugabo. Wowe urabaye igishubazi. Ariko yitwa Aisha Kasuku. Aisha ko none yazanye ni yumva baze gafite umuntu mubomora. Aisha wanjye umeze bon. We yarashonje. Arashonje bamuraye inkera. Nyamabondo ni wose yavuga ngo ngo kuva Gasuku yagenda ngo barya inyo zarashize. Kiboro kimeze kuva Gasuku yagenda abakobwa bose yarafite runini. Harimo uyu, harimo Atani, harimo shani benshi. Oya nanuza nariza. Nariza inyo zarashize. Liza wewe. Zaranatwite. Atwite impanga. Liza afite ikintu. Aho muri iki kinyejana mujye mureka abakobwa babyare. Igihe baba baranze kubyara natone w'u Rwanda aratwite. Kubyara nta kibazo kirimo. Wese uzabyara arya. Wenge ni iki ni ikiro. Uwangu watwite. Uyu impanga esheshatu. Tese ko mukobwa ndashaka kuzamushyira mu ndirimbo yanjye.
uriya yarongorwa n'abazungu ubibona oya no kubera katize yaragize amahirwe yo kwiga yabavyasha ku mugabo w'umuzungu ariko ni kawe kawe y'ingore bayita ngo Tony we byibura navuga Tony aravuga ati byibura ngo nasade pana mboga nabereza kukwambia mimi naweza kukupatia chenye chote tunataka na mimi ni pati nini ngweno nyine turibi baba we sekabye ngibyo sese kari gikarasa nk'urusoro ruzi rumwe bajya babuguza ndarubona asa nk'urusoro i Burundi bava insoro y'u Burundi none uzi cyabaza kurusha ibindi akubona ko mbazi iki wamu ayiwe uzi ko uyu mukobwa wibeshye ari bwije ubona uko mbazi bwije cyakoze cyageze imana ubundi n'uvuga ngo uri mu Bufaransa bagukunda kuko ufite le coq kuvuga ngo ugende dara muri Bufaransa ubundi umbazi ewan cyakoze nakubashye mukobwa nari mwe komburi afite ibintu bitatu yera afite ibintu bitatu namukunze muri bitatu ufite nkunda gukunzeho bitatu ufite umutwe mwiza ngewe nkunda ufite mu gatuza kuko ngewe nkunda umuntu ufite ibere rinini kuko nkunda konka none byagera kuri vagina rero utwiso oya amaso n'iminwa birya amaso niyo burya apfuna kuyafunga rero naguze ko umuntu apfuye amaso bamuhengeka none dore na yasadunda yindi bari barafunganywe cyangwa n'icyo wakabona umwana w'imyaka 5 wanjye uziko uyu mukobwa bamufunze baramwogoshe icyo wavuze akabere gafungwa amaso ninde bafunze wowe wanturiwe banzuriwe akabere wowe wakibona yebo we dore this rero bakacemonte bafite umugabo we wakirura we uzi umugabo uramuzi umugabo uramuzi turebe umugabo ni Jean Paul iyo ni fiance umugabo ni Jean Paul bisobanuye umugabo ni Jean Paul Marshal Tripo nurimo kumubomba muri mezi Tripo nurimo kumuraramo ni urimo kugira nawe singukubira yendi makwepo imba barumbira nkura mukobwa twicaye imbere umusyo kose bihanze nawe arimo aragira reba none ngibi Yesu iki chazasomo soko kapfa wafu kutangose singize ngukora kusanya gahene unyagareza buwande koko sijagahene kabamye kuri kirembo isobanura nesa bizire ni bari kumaranyanga karone rebanya nawa kanyanga kanyaga nanda nkwanga pe nanda kwanga koko ago nari mbizi urankunda none cyane yego bro wanyiranaga kumukunda posya bro bose wanagira wanagira ute kandi bro wanjye agira niki ikintu cyo kikuri mu mutwe no kugira gusa oya ntago yagira mu kazi iri mu kazi ne yabuga irimo kugira ikibiriko kiba kiri mu mutwe no kugira gusa utabishoboye ubugira yasa afite telefone yasa afite telefone irihe ako ngiye ni makwepo kandi telefone niyo uzamuye gutya gusa mita ngukwepo vuba cyane niyo uti umugabo wawe umuntu wakopombora gakera ubu mwarashwanye inde baragufuza arakwaga aravuze ngo ntago aragora ikirumbo ubundi uvuga ngo umuntu mana we ngo Yesu we ariko afite umugabo urakomeye ntawe uriya twavuze mama Yesu arakomeye gusa arakaza ayi ya mugabo watweretse ni mama baby ngwin baby mugabo yitwa baby ni baby ngwin kudura mugabo afite umugore mwiza n'umuryango mwiza buriya n'umugore abimenyaga gusanga hano yakumena amazi ayibaza uko bakwita baby mama tunasanye ngo uri umuntu w'umusaza umva none uwakubite n'uri umuntu w'umusaza ufite ibyanwa waronsura ni baby oya ariko byibura buriya bwo kugaragaza ko ari ihene ni sekuru nakashirame Yesu we baby Yesu Kristo w'i Nairobi ariko nyagahere kabakwita ubwanwa n'ibyo niyo bakwita ruhajya gawe oya iyo bakwita ruhajya nukuvuga ngo yabana ndabukura ninjya muri so ndabukura ubwanye nazamera nkawe wewe uko ntangura ubigira ubwanwa ndabukuraho dufite imana ya Aburahamu na Yakobo yagendanaga ngo natwe muri icyo gihe nanjye ndahamya ko Uwiteka yandinze kandi na n'ubu ni nawe ngo ngende imbere ibitangaza yankoreye muri gereza nuko yaturinze ngo kugeza gutawe tinamuyuda namugire kimwe ne data kunyaga bavuze n'ikiro gufungira koko ako kano kagoryi nubije zibishije ukuri oya icyabintu ushobotse kunyaga arikira muri igihugu ra kunyaga arikira muri igihugu
nta mwana nta mwana ikihe gihugu nta n'umuntu ukubeshyera inda nta musoro utanga ntabwo uri imyenda nta myenda ugura iyo myenda ucyambaye ni iya kiramani bayiguze ubwo uzayimusubiza barayiguze kiramana nka yagahene oya yagiye kwigura mu iduka ariko buriya n'inkweto n'igikapu kandi yagare kugira ngo wemere niba mugiye gukora ikiganiro ukavuga ngo uri kumutiza umwenda agenda awujyanye ntakajya kwiba usiga aho ngaho ariko iki gihe cy'inyobera nuko rimwe na bivuga bakavuga ngo ndira tangira gutya bwana munyamakuru bano basitari ba kera ubona badafite ihungabana oya iyo wambaye no muri skirt baruwa nyine basitari ba kera bakoze kera ariko nyine bakarya nabi nakusinyagara amafaranga yagiye nyagahene sindaya nyagahene n'umwana ntakajya arenza byere ebyiri ikintu nyibona muziho ni itabi isagereti nizo mvuze urumogize urumogi rugura abagabo urumogi rugura bine ariko uzi ko arimwe mwavumbuye urumogi ihene burya ni ihene yavumbuye urumogi muri Cuba ntabwo hazi we ni muri Kongo urumogi ruvuka muri Kongo oya n'imbere y'Imana urumogi rukomoka muri Kongo ni muri Cuba habamo bya kokaine bya heroin ihene yagiye ku ngajyana girisha shakisha isege ko amakuru twize tubyiga mu wa 4 cyangwa mu wa 3 ko bavuga ngo ni muri Kongora reka nukuri ntabwo twigeze kubyigahora ukuru ngene igiye umuco bakagenda yikurikiye kubimbaza giye twariganye wa mugani mumbarize ihene yayivumbuye muri wivuga ngo njyewe ihene twivumbuye muri Kiba ihene yavumbuye inuza urumogi muri Kiba none ejo bundi abantu barancekeje babonye ntwaye ka Gikeri nitwa Gikeri kandi uri intumbi yego barabati buriya nka buriya bwenge bukwe byo kugura Gikeri wari Gikeri kandi oya wari intumbi ariko amen umbafunya ngala katanya yes no kuvuga ngo abafana banje munguna kandi mungurukirana ubwo nakagaruka turashoje turabakunda kandi tubukuye ku mutima twari turi kumwe n'abana banyu mukunda na ya Sadonda bita Tony n'indi bita Fani yakabejeje bayambaye ubusa nakagaruka ciao Imana ibahe umugisha subscribe share na comment